ndabashuje mwese kandi nkomeje kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose bice bigiye bitandukanye. Niba ari ubwa mbere dusuye cyangwa se ukurikiye amakuru yacu, ndagusaba gukanda ahanditse subscribe kugira ngo rwose uzayicikwe n'amakuru yacu agiye atandukanye turiho tubagezaho umunsi ku munsi bari gutrendinga hirya no hino mu isi. Twibanda ku myidagaduro, ubuzima, ikoranabuhanga, politiki, umutekano, ubuzima, ubushakashatsi ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi Karasira Aimable ukurikiranyweho ibyaha birimo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994 kuri amacakubiri no guha ishingiro n'ubundi jenoside, yasohotse iburanisha ritarangiye avuga ko adashaka kumva ibiri kuvugwa n'ubushinjacyaha. Bayikaze uburo y'uno munsi, ariko reka maze gusuhuza mvuga ngo niba uri mu Rwanda cyangwa se hakurya y'u Rwanda, ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane. Kuri ubona hari bitari kugenda neza bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ndakwifuriza gukomera no kwihangana. Uyu munsi niba bitameze neza, ejo birahinduka bikagenda neza cyane. Nk'ibisanzwe nitwe Mirekana Bugire, akazi kanjye kamwe no kukugezaho byinshi bitandukanye biba biri gutrendinga hirya no hino mu isi. Bayikaze. Nkuko nari ntagiye mbivuga, Karasira Aimable ukurikiranyweho ibyaha birimo gupfobya jenoside, kubiba amacakubiri no guha ishingiro n'ubundi jenoside, yasohotse iburanisha ritarangiye avuga ko adashaka kumva ibiri kuvugwa n'ubushinjacyaha. Iburanisha ryo kuri uyu munsi ryibanze cyane kuri raporo y'abaganga igaragaza niba Karasira Aimable afite ibibazo by'ubuzima byo mu mutwe n'ubundi, ndetse impande zombi zitangaho ibitekerezo. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko harimo inenge mu buryo n'ubundi yakozwemo, kuko n'ubundi idasubiza ibibazo byose urukiko rwari rwasabye ko bigaragazwa ku buzima bwa Aimable Karasira. Saa 5:45 ubwo umushinjacyaha Barurema Jean Pierre yatangaga ibyifuzo by'ubushinjacyaha, Karasira yahise ahaguruka ashaka gusohoka. Perezida w'inteko iburanisha yahise amubwira ko mu rukiko umuntu adasohoka uko yiboneye, ahagarika by'akanya gato iburanisha kugira ngo ajye hanze, kuko n'ubundi yahise asaba ko ashaka kwihagarika. Nyuma y'iminota 5 gusa Karasira yahagurutse n'ubundi asaba urukiko ko ibindi byavugwa adahari, yahise asabwa kwicara n'ubundi, ndetse umushinjacyaha akomeza guhabwa ijambo. Karasira yahise ahinduka agaragaza uburakari ashaka gusohoka. Perezida w'inteko y'iburanisha yahise amumenyesha ko agomba kwicara agakurikirana urubanza, cyangwa se niba atabishaka adashaka gukomeza kurukurikirana agahita yisohokera. Karasira yahise asohoka yitonganya, ndetse no hanze y'icyumba cy'iburanisha akomeza gusakuza ku buryo n'ubundi ijwi rye ryiyumvaga n'uri mu cyumba cy'iburanisha. Umucamanza yabajije uwunganira Karasira mu mategeko Maître Kayitana Evode ku byitwarire y'umukiriya we, undi asubiza ko n'ubundi ibyo akoze atari ubyikoresha, ahubwo ko ari ibimenyetso by'uburwayi afite byo mu mutwe n'ubundi, nk'uko byemejwe ngo n'abaganga muri raporo n'ubundi yasohotse. Ariko n'ubundi ikaba itari kuvugwaho rumwe. Ubushinjacyaha bumvuga yuko n'ubundi iyi raporo ngo hari ibyo itujuje muri rusange, ngo bimwe mu bibazo byose bari babajije ngo ntabwo byose bisubijwe cyangwa se ntabwo bisobanutse muri rusange. Yakomeje agaragaza ko bishimangira n'uburyo yasohotse mu bitaro. Yakomeje agaragaza ko bishimangira n'uburyo yasohotse mu bitaro bya Clarisse Indera, kandi nyamara ari we wari wisabye ko ajyanwa n'ubundi gukorerwa isuzuma. Yagize ati ibi Karasira akoze ntabwo ari we ubyikora, ahubwo ni uburwayi afite. Yasabye urukiko ko rwategeka ko uwo yunganira akurwa muri gereza akajyanwa mu bitaro bya Clarisse Indera kuvurwa. Ubushinjacyaha bwabyanze buvuga ko n'ubundi bishingiye n'ubundi kuri raporo ya muganga, kandi ko n'ubundi buyibonamo intege. Yavuze ko icyifuzo cy'umuganga n'ubundi atari ihame ko abacamanza bakigenderaho, kandi ko kuba umuganga yifuza ko Karasira ajyanwa mu bitaro bitakorwa n'ubundi n'urukiko, ahubwo ko ibyo bisaba ko n'ubundi haba habayeho transfer hagati itangwa n'ubundi n'umuganga usanzwe ukurikirana uburwayi. Ngayo nguko ni imwe mu nkuru zigezweho kuri uyu munsi, ubwo Karasira nyine yari ari imbere y'urukiko
akaza gusohoka mu rubanza n'ubundi iburanisha ritarangiye n'ubundi abamwunganira bagakomeza gushimangira ko ari ikibazo cyo mu mutwe cy'uburwayi bwo mu mutwe afite nk'uko byemejwe na muganga. Yongera kuvuga ko n'ubundi ntaho bitandukaniye n'uburyo yaje kuba yisohora mu bitaro, kandi n'ubundi ngo ari we wari warisabiriye ko yajyanwa muri biriya bitaro kugira ngo abashe gukurikiranwa cyangwa se abashe kuba yavurwa hariya mu bitaro bya Ndera byita ku barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe. Kuri ubu rero ntabwo tuzi amaherezo y'uru rubanza, niba se yashobora gufungurwa cyangwa se ashobora kubanza kujya kuvurwa kugira ngo abashe kuba yakurikiranwa ameze neza nk'uko byemejwe n'abaganga. Ariko ubushinjacyaha bukaba buvuga yuko n'ubundi raporo itujuje ibisabwa cyangwa se ibisubiye ibibazo byose bari babajije n'ubundi bituzuye, kugira ngo n'ubundi ibisobanuro byatanzwe bibe byujuje ubuziranenge muri rusange. Nk'uko mubizi, Karasira akurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye birimo gupfobya ndetse no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 muri rusange n'ibindi bigiye bitandukanye, n'ubundi nibyo byamugejeje mu butabera. Kuri ubu ngubu rero yari ari imbere y'urukiko ariko asohoka iburanisha ritarangiye. Ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo n'ubundi abantu benshi baba bakomeje kugenda bibazaho banatangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, bibaza niba koko uyu mugabo yaba afite uburwayi bwo mu mutwe nk'uko